ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari jewe ari nuyu nguyu ukunda ubwo nanamwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi walayi kuvugisha ndi kuvugisha urabizi mani mumfate ntice umuntu ko bagabo bubu ngubu nyiranza yi ubu kikibo cy'umutsima wawe kijyanye he oya ubwo imbonye watinze nikanze nkora kibo munye kuri ho Rwanda Biza maso n'ibyangombwa gira ngo hagati ariko gira vuba kwakwanye zare ukuri imbwa mu nzu ariko se wagira sinde kwa barakwengo reka kunkoraho reka kunkoraho ariko sikaye rero ngiye nicyo nkwangira hari n'igihe ugira gutyo ukifata ugasaba bikuje ibintu ntazi byari nyosho niba ari cyo nyangira unkundira icyo ubundi we ngenda gukunda cyane ariko niba navuye mu rugo nkaze kukureba sibyo tuvanireka duhurire hano umbwije ukuri uje kunda uvuye mu rugo cyangwa uje kunda uvuye ku nshoreke zawe nyirangoro kucyapfuye amara kwigagenze bi nyirangoro we karamizgo biri karindagira uro cyari mu cyo vaye hano umuntu aba yabangiye nende hano se nyine si umugabo we ntayihangana ko ubu ntawe ihangana ko kumva umukanya mbitira saka kanya birahiye ndagize ndikwihanganira iki hagariza urugo rwanjye nese niba ari urwawe ubu nakuboneka nkubaza hano mu rugo urahaha wowe haha si nuwo haha ahubwo se aho mba nahamagariye uza ko rwandenze ko naherutse uhenereje mu nkono uri guteka byagenze ute tetse amabuye n'intosho byagenze bite n'intosho si nizo wahashe uzana ibiryo n'ubundi ndabizana se bitari byasha rindira bimaze iki aho wabereye se rindira gatoya umbaganira wongeye mbibatamye ahangaha iyo barategereje wengeye nari mvuye mu rugo pe ariko se reka nkubaza sibyo naguhaka agapira sibyo kugira ngo twambare ibituru nk'abakundana ari uko nanyuza mugaseka none se mbe ni n'umukunzi wanjye ndire hanyuma Sandrine mwaje muri gutanga Sandrine se twapanze ibiki ahubwo ko kundwa n'umuntu kamwe waramutse wiriwe nkikomereza umwiduwe nigendera nk'umugenzi pe hanyuma haraye epfo muri karaka bari mwe muvuye gukora miki hako wagiye unyurwa bundi Sandrine urareba ukabona Sandrine arushiki yo kuri buraja kunci nyuma kanci nyuma na Sandrine we ndi yaba ari rundi Sandrine ariko se watuje ko naciye bugufi sibyo ukanyumva n'umutima wanjye sinkubesha waciye bugufi ndabibona ariko ntibyakwiye kugomba kujya ni wowe nkunda wenyine hanyuma Sandrine mwagiye kuryama utambwiye kumukunda oya ntabwo byo kuryama nabyo ntabyo twakoze pe twavuganye byonyine gusa nyosho kuryamana mukabari mwagiye muranywa gusa hanyuma cyo gutari wansohokana ho mbesera ujya kwabona wagusohokana no subano turi mu nzere gabura gusohokana umuntu atandukanye ni cyagiye usaba umuntu bamupfukamishije bivuze ngo wagaciro musohokanya hano mugurira nakantu ngira no wansohokanya hano mu shamba nubwo twari kumwe duhure mu nzira niho ubundi nitekerezaga navuye mu rugo ndi guhamagara ndi no kurota akubundi kangubaze Vaseline hari n'igice cy'ijana ndagusaba cyambaye inite ubundi rucewe gufi mwari wazonza abana ongeraho gatoya ndashaka babe bakuru ko ibintu nyirago kubagira nyirago urabura cyane mu kigoko akosubu cyangwa nigerura by'uwumwe hahiye kawunga gusa nteretseho n'imboga ariko ziraje zishe mu kana wabanjeho kawunga yahiye hanyuma se none ntacyo zana mbere arya iraja imboga ziraje gusa n'ubundi urarya kawunga yonyine se nta mboga zana pfe kurya ariko hanyuma se buretse n'imboga ziraje zishe mu kanya ariko nawe ako nyirango ijya hari ibintu ari kuyumva ako si wagiye wihangana ako zako kawunga mfe kukarya sibyo ntabwo urarya kawunga yonyine yimbwa mereza zara kawunga riyondya ubu siramutse ikunize ntiwabura ukundusha ngo nkujyane kwa muganga okay ntacyo ngaho ibyo bireke
Zani isafuriya watekeyemo kawunga n'ubundi nta kibazo. Isafuriya niyo natetseho imboga. Zani isafuriya mbe nimarira hute yewe. Niyo natetseho imboga yewe. Ibi nabyo ntabwo ari ibintu. Isafuriya niyo watetseho imboga murasesagura bari Rwanda. Turasesagura gusute kandi ariho natetseho imboga kugira ngo ntasesagure. Aho nyumvire. Isate cy'umugore hano. Hanyuma se uyobeye ko ubuhongeje umutsima wose uroza uramena kujya guteka imboga. Ako si umugabo utihangana koko. Hangana kaka. Ndihagaritse kuyanga icyanga. Umugabo no gukomba isafuriya. Ndagire no kureko nawe ugiye kuyikomba. Ubwo se waba ugiye kuyigira ute none? Waba ugiye kuyinyogereza se? Wakihanganye koko. Wazanye sinori. Ako si ubu wihanganye iminota 5 isigaye ntabwo biraba bihiye. Tukurumye kumva imbere. Ihangane tegereza nawe. Ikose bamba barebye bura akamwenyu kawe ko nagomba nkakeneye. Uzi ikintu cyatumye nemera guhura nawe hano. Ni kujya kumbwiye kubyanjye nawe birangiye. Ntabwo nishinzwe kuzaza rero gura urambangikana na bariya. Noneho Sandirine. Jamais. Je ne comprends pas cela. Simbyumva. Oh, ndabizi ubwo ngo uri kugere ko ndabyakira kuko ntago wapfa kunyanga. Wanyanga gutyo gusa. Kongera kuyengoreka kunkoraho amatwi wayahagarariye wayicariye cyangwa yasize kuri Sandirine. Ako se ubundi reka nkubaza. Baza. Si umukunzi wanjye. Narindiwe. Uye nubura cyari we. Narindiwe kuko ngiye muri ngiye intebe yawe wari yicaye nubura cyayicaye kuko ngiye bya Sandirine. Mbonera kana ko mwase. Ese base tuza windi mwana. Kamwenyura nishimira ko wanciye inyuma. Oya. None nishimira iki? Ayo kandi barabiririmba ngo mwereka video se. Umva mabwira. Oya muri baravuga ngo nafoto nacyabaye mwereke video. Yinyereka. Sibyo. Yinyereka ariko urabizi abantu barateye bagenda bagafata ibintu by'inkuru n'amafoto n'ibiki. Cyamba kundira nuko mutangira nuko mutangira. Oya ngiye nago nakubesha sibyo. Bagahuza ibintu ukajya kubona bakozemo ikintu cy'ivideo cyaba bagafata ifoto yawe wari kwigendera nkizi zo kumuhana amafoto zifata. Hanyuma umuntu ari kugenda. Gasara turakinze ahuje ibintu. Aravuze ngo ari kugenda bamujya aryamye mu gitanda. Gasa ni ibintu bitunze. Nyine niba ari kugenda wagiye kujya mu gitanda mu mashini nabyo bibamo. Ni ko ari kugenda none waryamye ute mu gitanda. Bibamo bakaza barakuryamisha ari uhagaze barakuryamisha aryama Sanira baramuza. None se reka nkwereke sibyo hari igihe ubona umuntu ukabona yifotoje afite wenda nk'ikisi ari gutwara nk'indege mu byukuri no ku kibuga cy'indege atahazi sibyo nibyo ngibyo byahabaye. Basi cyaba yari fotoje agabwe yicaye. Byibura ntago nabyumva niyo wabintera mu rushinge ni wabinyinjiza mu sinabyumva kuko ndakora mesinshuro ya mesinshuro ya kabiri mesinshuro ya gatatu ngufashe umugore marirwa kuzi nk'inko y'umugore neza gajyana neza biri kubijyana yeye nebere rwose winza giye kunturanurira ahangaha ngirwa ngo mfite za magori aho kumizi ko ntari umwana wi cyane niwe mugore n'ubuze mujyanye kwiri mane y'u Rwanda nzamu nyirango nzakwitesha nguhwanye nkusenyure nzakuriture tagize umva nzagukonyore zanga akwiye umugore muzu muhinisha uzumire ngo nkurindagize sanze muri uzu nk'abari wayubatse hafi nta n'umuhino ari niko berekima shayenda niko berekima gore cyane uraho amakuru ura yego usanze hanga rwose umugore nga yanyubeye yakuyobeye umugore w'uturigongo rubishawo yanyuye hanga ahubwo kugeze isana nashira ku munwa tare washira ntabwo nashira ku munwa ngo numepa nesa ahubwo habaye kiko numva canze guteka ngo kiri kwera ku myuko niba atetse amwe nyanyu yanyubiye nivyo byatumye muteza kavuyo guza zobwa ko ndamwica ewe narenzanye igiti ngo mutabare ubwo neba cyagufasha ki yego hitano mu buretse ahubwo urakozishwa kandi uraza kumva kanje nawe ahubwo reka nje uraza kumva kanje nawe ntabwo ukoje kandi fata kandi mwinginga ariko ubundi reka nkubwire uza ahantu nahereye ngiye nca bugufi nkigira iki none iyo uca burebure warora biki reka nkubaza ubundi umuntu niba sambanye sibyo ukamufata wenda nirari ry'umubiri ryabiteye sibyo ni ngombwa ngo uhite ugira ute ngo uzamure ibintu bigire big deal kuryo wanga n'umuntu wowe ntushoboza guca bugufi ukavuga ni reka uyu muntu mubare wenda byanamutunguye ahubwo mufate neza atazongera
niba dukundanye haba narakuze buri kimwe cyose sibyo hemba kuza gufata irembo haba nzanako ni ngombwa ngo uhite ungenza gutya no kumva ariko nabindi wibagiwe ko numva umudoma urije isadi nabindi wibagiwe akose wa muntu wanyorohereje guzaza guko nyine waramaze nose nzakubona kundi jinda gukunda sibyo kandi nawe urankunda sibyo kuyiza nkana ukumva ibyo bintu wumvishe nakubwiye ngo naragukunda gasimye amatwi yawe ntabwo yaremewe kumva sibyo yaremewe kumva inkuru nziza amajwi meza agutaka no gusingiza amasajya yaremewe kureba abanci nyuma n'abambabaza gusa ukure ko ibyo bibi wabirenza amaso boneka nkubaza wowe wibonye biki gituma buri munsi buri cyumweru buri kiwasohokanye bagiye cyangwa cyangwa nabi nuzi nane ndi kubitegura ariko wowe kubera ko bisaba ubushize nuko wambwiye nubwakurikiyeho bwa mbere nuko wambwiye none ubu ntitubana oya nitubana nzaba ndi gukurikira mu gikoni uzajya ugende biganitse umurabe sibyo kubera ko what touch me Nyirango karama nese sho kwijanye ko ndikona basoka nyishoka ngiye kwasi mwara hanze hanyuma so cyo gitu kijanye urakwirinduza ari warambye ngo ucanye imboga no kuza ngo ukomeze utekeshe ntabyo nigeze nkubwira ariko nanjye uri kujya bishe vuba inzari kugeze habi noneho utangiye kujya unzanira imwe nukire nkuzaniye wicara aho ngaho ndi kujya no kuyasiriza imwe ntacyo kaminuki ahangaha kuzuteke abo iki giti ni amahoro koko nukire nkuzaniye nurukwiki ubu mbyizere ko ari urukwi waruzanye yego n'ibintu numvise uri kuvugira aha hanze n'uyu muturanyi aho nubuho aha wa mugabo we ibyawe nzaba mbyumva yewe nayo Rwanda mugurira orongora amaboko koko mugure ndagogesha igare akazi kwaye imodoka nyine mbwa ngo inyungu igitekerezo cyo ahubwo zo kuba wari igihe ugiye kuhagwa nyirango karame ugarnyera ntabwo uratungana yewe nyirango rwose kubundi mbere gutari mu rugo rwanjye cyangwa rwose ahumva ngo ntabyo ko negura na seka ko twazajyana ahantu heza bisaba na budget ndende niyo mpamvu byatinze gutyo ariko mukuvirayo rimwe byose gukora ndi nko gutokora ngo kumena amazi kuko nta cyamfata kirimo ntago biramfata ariko ubundi ndimo kukwinginga none sinyiri ukunyingingamo ibiki yeso kujyana kwinginga ngo harya ngo sandiri na birendo kama ubundi hano mufitemo iki jibura nakanombe kazahabu se vuga wininura nazo ukonye kugenda utabigere ntuza nishe zikajyamo ngira ibyo mbwira vuba ubundi ugira ukonye oke ugende ariko mva reka nkubwire sibyo nta bwiza bwawe ikitabuza mu rutoki ni amakoma niba uri kumva ushobora kwifata ukambeshira ngo nasambanye ngo na Sandrine ngo nande ukabigenderaho uzi ko twari dukundanye n'imishinga twari dufitanye wanze ukambwira ngo ngiye uranyanze ntabwo bishatse kuvuga ko iby'ubuzima bwanjye bwigiriye sibyo twazahurira n'ahandi ukagira umwaka ibyo bitekerezo niba utabifashe ubugutse ushaka wabitekerezaho ukagira neza igihe watereye inyuma yahuye nawe waranyuga ngo ukonye kumva imbere wanze ugafata umwanzuro ukwiye kandi natekerejeho ko iki gitekerezo mfashe nagitekereje kandi sanje zahabu zakura hehe inde nkangera ubuje usanga ibinompore yego zahabu na feza we ngaho genda usange n'amazahabu yawe nanjye nzagumana ibinonko byawe ariko ubundi yenzoga yo mu mapera ubwiza buhe wowe ntasoni niba nta bwiza mfite ari uko wari ukunyirukaho mu biki wari ukunyigira rwose konyo kugende naho ritarema mva
niba rema ntago wantwara uko ushaka ngaho genda nyine ntago naje hano nzanyeho hari ibyawe nari n'ubundi naje nta bwiza bwawe ni bya bindi by'amabyi atabura amasaza yatumaho ngaho nyine genda nubwo nyine nawe uri amasaza uzaherwa urumva nawe uza nuko wamva imbere uzaba waba n'undi munsi ubusore bwo muri izi minsi ubundi basigaye bameze gute kamamagare daringisha genda ko bagabo bubu ngubu nyiranza yi ubu kikibo cy'umutsima wari ukijyanye he oya ubwo imbonye watinze nikanze nkora kibo nkekuriho Rwanda ariko wowe waririye ko mbona utabyibuha bite byawe ako nanjye rikubwira ko nawe nkakuzaniye ngo ukanzaniye nta n'isoni yewe hegamera nende kugira nkora hakanjye genda n'ikindi gihe yewe siyumva nawe ndeka nundi kwimbaga zawe zigiye gusha tutariri hamwe rubwo bujanyiye kurya uwo mwe nanjye rankanuye kandi ndakaroye kamwe yarindeye koze ntacyo ndarutanze nze yimasu ko nawe ni koferye ko ntabwo narwarira nawe kwahita mvunira umuheto kandi hebiyongwa ako abasore bubu ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari njyewe ari n'uyu nguyu ukunda bireba ubwo nanamwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi walayi ndikuvugisha nde ndikuvugisha urabizi mani mumfate nticyumuntu